mukandagira mu kibuga cy'ikirasi aho Moses ashinga gateho no tugiye guhera rusasanyirize bayita ikipe itinyitse bayita Club Giants bayita ikipe ikunzwe n'urubyiruko rwinshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ni mu Rwanda bisubiremo ikipe ya mbere ifite ibikombe byinshi hano mu Rwanda ni ikipe yabimburiye 26 ni ikipe yabimburiye amakipe hano yose mu Rwanda kugera mu matsinda sana ni ikipe yaciyemo abakinnyi b'ibihanyaswa iyi kipe iri gukora pre-season iteye ubwoba cyane iri gukora pre-season yakasa mutwe ubu tuvugana yego irimo irakina n'ikipe y'Intare yego hariya Ishyorongi ejo narabibabwiraga abantu bagenda bavuga ngo yango ngo Intare ngo bazakina ngo mbere ngo kwa gatano kamace k'Intare ati muramenye mu karaho ngaho kararinganiye yego barimo gukina n'Intare bari gukina n'Intare igice cya mbere cyarangiye ari ibitego 3 bya APR ku busa bw'ikipe y'Intare ibitego byatsinzwe nabandi reka manze ngumanukiremo ngubwire banzunyuremo neza umutoza noneho yahisemo kubanzamo mbere uko twinjira mu makuru y'abanyereza yashyizemo umuzamu wa gatatu bamwita Ruhamya Nyiko Ivan cyangwa ni Ivan ubundi yego urumva Ruhamya Nyiko kabisa niwe wari uri mwizamu kuri gatatu yashyize uwitwa Bugingo Hakim from Rayon Sport kuri kabiri Byiringiro Gilbert Kagege umutima wa defense yashyizemo witwa Nduwayo Alex from Gasogi United ndetse na Aryunis Wane yego from Senegal hagati mu kibuga bamwita Ronald Sekiganda umva ari gufatanya n'uwitwa Dauda Saif uri kumva yego bamwita Niyibizi Ramadan kapiteni niwe bari kapiteni yakoresheje ikipe ya gatatu ikipe ya gatatu ayumvise Niyibizi Ramadan uruhande rumwe hari ari witwa Denis Omedinho Denis Omedi wa Mugande ejo bundi ko ntusa ntiyakinnye ubyibuka neza yari yagize ibibazo yari yagiye wabo nibwo yarakiza bamwita Kim Kiwanuka mubi cyane maguru ya Sarwaya baba yari hariya yego batakisha igihanyaswa imvubu from Cote d'Ivoire William Meri Togi na nubu ari kuribanzamo ikibuga ari kukibanzamo yarahari umutoza bamwita Abdurrahim Terabi we ni bisanzwe ntinakorwaho bajya mu kibuga rero sasa bamanutse bagiye ku munota kabisa nk'umunota wa 10 yego nk'umunota wa 12 gutyo uwitwa William Togi yazamukanye umupira iki gihanyaswa kizica n'umuntu abagiteretsemo oya cyangwa yatanzase yazamukanye umupira kwita pass witwa Kiwanuka arahuruduka Hakimu Kiwanuka yishe umuntu Kiwanuka mu bicyane kandi Hakimu Kiwanuka muri ya mikino ibishize ntabwo yigeze agaragaramo ntabwo yari ari kuri nabyumve neza burya peri bizagorana urumva abagiteretsemo icyambere kiba kiranyoye ku munota wa 27 yego uwitwa Niyibizi Ramadan nawe abateretsemo igitego Niyibizi Ramadan mu makipe ya peri yose yandabire twagiye dupanga na hamwe twigeze kubonera umwanya nawe nakubwiye ngo ni none nawe aratsinze ni ikipe ya gatatu ubwo so wa kabiri bamwita Dauda Yusuf Saif nawe yazamukanye baro mubi cyane hagati mu kibuga hari abazipenyeza nyese Dauda ni wagitsinze oya yazamutse acenga bana narigize ngo ni ugitsinze ahereza nde sasa pass kwa Iraguha Haji mubi cyane uyu nguyu ibintu ari gukora noneho Iraguha Haji ariko nubundi nabivuze ko no mu ciciro ariko se Iraguha Haji ariko yego Iraguha Haji niyo bagiteretseho turamugaruka mu mukanya niyo bagiteretseho ubwo atsinda icya gatatu yego igice cya mbere kirangira ari ibitego 3 bya APR ku busa bw'Intare aha rero Erieri urumva yego igice cya kabiri se cya resulta zari zasoka ntabwo turakomeza tubikurikirane turuko byifashe igice cya kabiri nibwo mbona kiri gutangira nibwo gisa n'igitangiye Eriye rero mu by'ukuri katubanze duse noneho n'abakubitira abantu bakande kuri subscribe ndabana bakebakibise ko turagize mu 3,900 ntabwo turabageze turabara abantu 10 tugize 3,900 abantu ba APR twaba turi kubayire kuri imiriro ubwo turacyari muri APR ngiye kuza babwire noneho precision y'uburyo APR izajya precision niyo baretse mbere yo kwivugaho gato cyane Eriye baretse mbere yo kwivugaho gato cyane katubanze tugereke ku mugabo witwa niyo mugabo Claude ndetse n'umugabo witwa nde Nige na Clement abo bagabo barabaze izo nkingi za mwamba urazizi defenseri wa mbere mu Rwanda
nta wundi wakipima n'abanyamahanga baza n'abanyamahanga biragoye njyewe ubundi mbona ko ewana Aheriyeri ari ku rwego rwiza cyane ahangahe impamvu nari mvuze ngo tusa n'ababakomozaho gato cyane babanye no muri titiri ko twavuze ngo kandi uri kumuvugaho iki kandi ko nawe ese koko baremera kubarekura oya peri yarabyanze itondero sasa umva uko ibintu bimeze ro sasa makuru hari ubwo magingo yangaya ekipe aba bagabo uko ari babiri abanendi mu nkubwira ahangaha nige na Clement nanuze na niyo mugabo Claude umwe aragushakishwa n'ikipe yitwa harya bayita ngo ni Sefaxie yo muri Tunisia yego nige na Clement agashakishwa na Simba muri Tanzania yego uwo ngo ni ariko ndaje nyabahayo aya niyo mugabo Claude ndaje nyagukubita we twagiye aba bagabo kwanza bitatumagara cyane byo biruze ariko nibakomeze bakarisana oya se dushaka bine ko nshaka 2000 turashaka 2000 abafana ba EPR bari yo sport abantu bari hano haruguru mu mujyi abantu tuzuranye bo mu isoko ariko nibaze mu ndimi de Erieri uyu mugabo rero niyo mugabo Claude niyo mugabo Claude ndetse na nige na Clement abagabo muri aperi uribeka ko cyajya baza no ku murindi mbere yaho gato izi ni transfer zaravuzwe aperi igeze aho ngisa n'ibimana aravuga ati ntabwo bishoboka twebwe abagabo ni untouchable ntabwo bagurishwa ariko mbona ko ari nikosa mbona ko ari ikosa ntabwo reka nkubwire impamvu izi transfer zidashoboka gute kandi mbikubwire nyine nawe uravuga uko ubyumva impamvu zidashoboka timing igihe kubera ko yaba nige na Clement yaba n'uwitwa niyo mugabo Claude ni ukuvuga ngo niyo mugabo Claude amakuru ahari uwitwa Mickey Junior amaze gutangaza mu kanya gato ikipe ya Simba ntabwo yigeze itanga offer mu ikipe ya EPR ibyo ni ibihuha umukinnyi baravuganye ibyo byo ndabizi ko umukinnyi bavuganye umukinnyi we yavuganye na Simba ariko ikipe ya Simba na EPR nta kintu bigeze baganira ibyo wabihamya neza ijana nta kintu baganiye ibyo wabihamya neza ijana yego none se ubundi baraganira ibiki none se umukinnyi se afite amasezerano ya EPR y'umwaka umwe none amasezerano y'umwaka umwe se ariko witonda umukinnyi warashaka kugenda man umukinnyi arabishaka aperi ntabwo bizi yuko igundira abakinnyi nyine niya kipe wagira ngo iba yarabibaboshye ngera impamvu nkubwira iribohana niryo ntashaka ngenda niyo mpamvu nashaka kubwira abakinnyi ba aperi ntabwo ndi CDS nta nicyo ndicyo nge sindi na Koporo ntabwo ndi na private pe none se nyine urabigaye ikisi impamvu nge mbikubwira ntabwo urimo kuyumva nge impamvu ndimo kubivuga biri kwica football hari icyo bikubangamiye none se icyambere abana basheze irashaka amatsinda ariko abana basheze gushega ni kimwe gushega rega ntabwo uzashega ku muntu ariko tekereza nk'uyu mutipe akugurije akaza kugushyiraho igitutu reba nk'ubu niyo mugabo Claude umuhigiye ukavuga ati ngideni ndaryemera nzakwishyura n'inyama ariko Erieri wowe kankubwire reba ikintu atarimo kureba ahangaha nige na Clement ndetse na niyo mugabo Claude yego bo mu mutwe batangiye nige na Clement we bashyizeho ibihumbi 75 by'idolari ibyo rero ntuza ya kipe ngo niba ari Sefaxie yabyanze bigeje ku bihumbi 100 yanabohereje nuzi baruwa aperi ntabwo yamurekura yabohereje ibaruwa arababwira ngo ibyo mwakora byose ariko ku rundi ruhande ngiye kureba yego ngewe ndaperi namurekura nsibyo nkubwira se nyine utangiye kungarukira nyine impamvu nkubwira ngo ugomba kungarukira tugiye kinyamupira rufa tugiye mu kinyamupira reka tugendere kuri iyo njyana pari bivango bari no gutagetinga amatsinda ubundi football isigaye yarabaye business yego sibyo ibyo ndabyemera ubu rero icyo turi kuvuga hano nuko yaba nige na Clement ndetse na niyo mugabo Claude nuko ku ruhande rwa nige na Clement nawe akeneye gusohoka buryo yisohotse uvuye hanze n'ikipe y'igihugu ikaguhamagara nyine uraza nyine bakagufata nk'umutitire bakagufata nk'umuntu uturutse hanze y'igihugu nyine ugira na vari ugira n'agaciro n'abantu nyine bakaza no kukwakira izo ndabyo zawe ukazihabwa ku kibuga cy'indege ariko nige na Clement kuzana amafaranga nk'ayo ikipe ya EPR kinepfa guza mbona ko nabyo biri mu bintu byica football yacu nige na Clement amafaranga yebwaga muri aperi ni ya mafaranga Sefaxie ishobora gukuba inshuro zirenga 3 umushahara we niko byumva neza cyangwa ebyiri kuko biriya bihugu biba bifite amafaranga menshi ni ibihugu by'abarabu
nizo ekipe zisanzwe zikina imikino nyafurika zikomeye. Niyo mpamvu nyine njya nkubwira Rufa ngo ntabwo dufite abanyamupira. Wowe ufite Nshimiyimana Yunusu, ufite Yunusu wane, tanga n'igena Kerema agenda avemo atanga umwanya abandi basigaye bazamuka. Ariko wemera ko umwanya Kerema ibyakina muri APR abandi basigaye nabo ni beza bakabazamura urwego bakababikina. N'ubundi ikipe ya APR n'igena Kerema ntabwo yayifasha kujya mu matsinda. Kare kubese igihe bagakiniye yigeze bafasha kuyajyamo. Kandi iyo champion niyo wazana uyu Nduwayo Alex bayitwara. Muri zamukora jyo kare umwana ugibatera kabiri mwiza yacu nakabuke. Urumva ibyo kuvuga ngo umwana ngo ramuzirika muri ekipe. Umwana muzirika ariko ni nk'umwana ushaka kujya gusura iwabo. Ibi ngibi ni ukutwima amahirwe. Uzi umwana ushaka kujya kwa nyirakuru. Ukunda shega warangiza ukamubana. Ayayaya ngo uramubana uramuhira akabyanga. Icyo ukoze cyose akagutera utwatsi. N'uyo niba ibi offer yaje noneho bakagera no ku mafaranga angana cyo. Ni ukuvuga ko abafana ba APR baturebe nabi bose babyumve. N'umukinnyi mwiza APR iramukeneye ariko nanone mu gihe haje offer nk'iyo icyanye ku maso ijana bafite kuzagura mu ndi mu defenseur ukomeye cyane mwiza none bakamuzamura urwego kandi akazabafasha byinshi cyane. Ari Yunus wane ni mu defenseur mwiza. Kimana Yunus baza bagatera bagakina. Njyewe icyo mbona mpamvu yo kugundira bafite bugingo Hakim nose babugirwa kuri baje gukora kisatatera niba ari kuri umwana ajya kugerageza muri Simba irifa ko bagira ikizere gusa bo bagakora ibitangaza. Ariko kuri niyo mugabo Claude gihari cyo Simba ntabwo yigeze girana ibiganiro na IP. Aho wenda reka tuhashinga niyo mugabo Claude we ntabwo tumuteye cyane yaramutuze gusa ariko niyige na Kerema ariko nakimara kumva amafaranga Simba igomba kumuha nawe mu mutwe asa n'uwashisha tayari. Ariko Simba yo ntabwo nyine yari yabigira official. Neshobora kubigaragaza ubuyobozi. Neshobora kubigaragaza bitari kera. Urumva? Ariko urumva ikipe ya APR ikwiye no kwaguka igakora n'ama business. Ikava muri ibi. Niba uri kuzana abakinnyi nka Barawufu Mameri Dawo uri kubagura n'ibyo ariko mu gihe nawe abeza bawe ushaka kubakipinga uri kuzana abandi beza gerageza na babandi beza bawe ubaha amahirwe basohoke niyo bagenda bikanga nta kibazo. Natete Marengo Gicumbi tuzayiriza APR ariko tuzabireba mwa abantu bamwitonde. Gicumbi nta bushobozi afite bwo gutsinda APR kuva ukuntu buciteka. None se irabufite Gicumbi nta bushobozi. Ntabwo ibyo byo nabivuga nanabihagaze. Oya nabivuga mbihagaze. Ariye ndashaka kuzakugira inama no cyane. Reba inama ndashaka kuzakugira. Arufa ide turereka ureka tujye twumva ibintu uvuga. None se ariko si kibazo nagiye kamanze nese. None se reka ngubaza. Itonda ariko ngurambaza ahubwo ndakubaza ngo ukambaza. Ikibazo ibintu byawe weho umbese ni interrogatifu uri gukoresha ijambo gutegeka gusa. None se nako ngo nta nibyo gutegeka. Nta mpamvu yo gutegeka. Washingira kukize ngiye afite ibyo nashingiraho. Reka hari abantu vuga ngo hari zabahabya. Hari ikintu cyitwa idealism. Hari n'ikintu cyitwa realist. Hari idealist ni ukuntu abantu bashyira ibintu mu nzozi ukagira ngo bizaba. Realist ni ibintu nyine biriho reality bigaragara kuvuga rero ngo Gicumbi ngizatsinda ngapera ngizayihabya ni idealism nyine ni inzozi ni ibitekerezo yego ariko nuvuga ngapera izatsinda Gicumbi ni realist kuko n'ubundi sanzwe yitsinze kangahe mbwira ngo Gicumbi izakwita yesi Kigali umbwira ngo izatsinda amagaju ibyo ndaje mbyemere ariko nuvuga ngapera kabiri kangahe ariko se na CDS yarivugiye ngo nimudushobora muzatudihe ariko nawe yabivuze abizi neza ko dushobora kubadiha Gicumbi ushobora kubakosora kubivuga no kubatiza abakinnyi ibyo ntacyo reka tubireke iminota no kwe tujyanye ariko icyo twari turimo kuvuga ku ikipe ya APR nishake bohore bano bana sibyo urumva gabanya volume ya telefone yawe ndumva itangiye kubangama urumva icyo ndimo nkubwira yego jya ushyiramo kadege cyangwa niba udashoboye kuyijara reka ngiye nkubwiriraho aga nabo bamfataranye kuva kare no sananye ka ijambo bari nyo rifite icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki arega biremereye sa udatunza telefone niba arakanze subscribe nawe nk'abandi ubwo shyiramo kadege nyine tuganira umupira urumva icyo nakubwira Gariyeri rufano zisazira reba icyo nakubwiraga ni Gariyeri yego ikipe ya APR aba basore kuko niba nigena Kerema bashaka ko agenda cyangwa se abishaka kugenda none ntabwo beza bawe babarekura babonye hari ubundi buryo babikora bazabiganira ikinye mupira ko ntibazamwice ngo ejo azababane
niyo nigena Clement ushaka kujya muri Sifaxi y'ibintu nk'ibi byavuzwe mu itangazamakuru bikavugwa abantu bakabivuga cyane hari igihe n'umukinnyi ajya mu kibuga atari tayari yapfapfanye ugasanga biteje rero njye mbona bamurekura kuko APR ifite option ifite option nyinshi bakoresha bakabasimbuza njye nicyo nashaka kuvuga gusa kuri APR gusa ubwo bibutse karandire yabo APR rero turacyari muri Nyamukandagira ubu ngubu iri gukina n'ikipe y'Intare nahoze mbigarukaho Arufa se nakamaci kaba nta hantu karimo kunyurara nze ndebe niba nta kamaci kaba niba nta hantu karimo kunyura karandire yaba ariko bawe yibibutsa ko iminota yatugize na 57 iminota yatujyanye reka nze manze mbabwire aho bigeze niba APR yongeye igashyiramo ibindi bitego ariko babibutsa karandire ibyo by'ibitego bibiritse n'ejo twabigaruka ntabwo bari bashyishyiraho update ahubwo reka mbabwire ibishoboka ikipe ya APR ishobora kuza gukora nuko ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga abafana b'ikipe ya APR ego abafana b'ikipe ya APR nuko ubu ngubu tuvugana iyi kipe izakina umukino wa gicuti rikumva ku wa gatandatu n'ikipe ya Mukura Victory Sport yo na Mukura Victory Sport urukumva yego icyo bazakina match hanyuma uburyo ukwa munani kwa APR guhagaze amakuru haravuga ko ikipe ya APR ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani iyi kipe iri guporopoza kuzakina n'ikipe yitwa Power Dynamos Power Dynamos cyangwa se Dynamos yo muri Zambia yo muri byarangiye bavuye kuri za Kaizer Chiefs cyateka nkubwira yego ubwo twagiye bari guporopoza ko 17 batera iyi match bakina na Power Dynamos hanyuma 23 yego z'ukwa munani ikipe ya APR igakina n'ikipe ya Azam FC mu gihugu cya Tanzania 27 z'ukwa munani ikipe ya APR igakina n'ikipe ya Simba Wekundu wa Msimbazi mu gihugu cya Tanzania iyo ni Simba muri Tanzania batari kikuntu yestaye Yanga ntago bazakira Yanga ntiri muri gahunda ntabwo iri mu Yanga ni n'aya makipe atatu uku kwa munani ikipe ya APR irateganya gukina n'ikipe yitwa Power Dynamos ni ikipe yo muri Zambia irateganya gukina n'ikipe ya Azam yo muri Tanzania ndetse n'ikipe ya Simba Sporting Club Wekundu wa Msimbazi ikipe yo muri Tanzania tariki 17 23 na 22 ongeraho na Mukura ku wa gatandatu Mukura barakira ku wa gatandatu byo ku wa gatandatu byarangije kwemezwa ku mugaragaro ikipe rero nuko bimeze iyo na APR ndumva ko Sport se nayo twayijyamo oya Rayon Sport turegaruka ku munsi w'ejo kuko ubu tuvugana ariko tuvuze ku bya APR mu kiganiro n'itangazamakuru ndetse na Skol nuza Rayon Sport gusa akantu gato nabanyambikiraho kuri Rayon Sport